Imana izamworohereze inyito z'ibyaha zibe zoroshye atazahera mu rwisumbuye agahera muri za 25 na za burundu. Amakuru ufite Okimu ngo nawe wasigaranye ibintu byose bya Djihad ngo yarazi ko ari muzima. Djihad ntabwo azi ibyo yamukoreye. Toxxyk nyine yabaye umunajyo kurusha kuba umunyamugi. Kuba yaragonze ura umupolisi adafite perimi azafungwa, ubundi narinze ko hazabamo kopi akaba yacibwa amande nk'impanuka, ariko agomba kugera imageragere akajya gusogongera muri kiriya gihugu akaba umwe mu byamamare bihaciye. Iyo urebye abantu barenga 1000, Papinesta akaba afite abarenga 6000, wa muhungu wundi nawe akaba afite abandi, bikwereka ko dushobora kuba dufite ikibazo cy'ubushomeri kitagaragara. Okimu ni umugambanyi wa Djihad. Tipe witwa François Xavier iyo yaguhaga iyo shusho wamuhaga ibiceri 200, ariko urabona oye amahirwe menshi yashyira heza. Ugize prediction yawe irakwereka ko amahirwe menshi ashobora kujya he. Ashobora kuzajya Kicukiro. Nabiyemeraho bazamushinja akorana uburoko nabo mu mizi. Ariko ntubona defo irimo ko aba bajene nabo bagiye banaterana amagambo ubwabo burasa nkaho batanashyize hamwe. Ntabwo bashyize hamwe. Bisa nkaho bari abandi bishyizemo Djihad. Djihad ushobora gusanga batanaziranye. Onho ari amashusho ayankanze cyane nakora ku bihugu bine ari byo u Rwanda, Burundi, Kongo na Uganda. Okimu yari yarabanje gutoroka, banavugaga ko hari telefone ya Djihad afite, kandi umva iyo uri bije gusaka no gufata umuntu bikeneye ni telefone kugira ngo ujye muri cyber. Nyuma rero afashwe niwe watanze ubwinu, amaze gutanga ubwinu ararekurwa. Ni iki cyagutunguye muri uru rubanza rwa Djihad na bagenzi be? Nizere ko mumeze neza abakunzi ba Jean Paul Nkundineza, turaje kugira tuganire namwe kandi tubashimira ko mukomeza gukora subscribe, mukomeza gutanga comments, tugenda tubona ibitekerezo byanyu. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuko dukuramo n'izindi nkuru nyinshi zitandukanye dushobora kugenda tubakurikiranira n'ubundi. Ubwo rero turagushimiye. N'ubu ngubu niba utarakora subscribe kandi subscribe, cyangwa se unakore share ku bantu bawe kugira ngo nabo bakurikire bajye baba bambere kumenya amakuru tubagezaho atandukanye. Ikindi niba ufite inkuru y'ubuvugizi ukeneye ku bintu bitandukanye ndetse n'igitekerezo unifuza nawe kuza muri kino kiganiro ngo utange ibitekerezo byawe ku ngingo zitandukanye ziriho muri societe, uhawe ikaze. Tuganira ku makuru agezweho, tuganira ku ngingo zitandukanye n'ibindi bitandukanye bigenda biva muri societe yo mu Rwanda ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Ubu rero turaje ngo tuganire uyu munsi. Jean Paul ndabona yongeye yabukereye ku gakweto keza cyane, sinzi niba Eric yakaberetse ariko buraraza kukabereka. Ndabona rwose akari ni gashyashya, ariko ntabwo ugiye kuvuga ngo ni abantu bakampaye. Akako ni gashya, ni gashyashya kabisa. Abantu bati Jean Paul uravuga ngo ambara ishati y'ibihumbi 150. Tigute shati ibyo bintu byo byibiki. Ariko bazagiye muri yandi bakabaza. Nangahe? None se ko ahantu tujya ari ahantu hazwi. Ubwo se wakwishyura ishati y'5. None se ko nkafata ya 5 yo muri Classic. Ariko igura 2. Nane 2 utababeshyera. Yose ni make. Naye si make. Sawa. Ariko iby'ishati byihorera. Ugomba kuzageraho turi. Classic niho turi. Abantu bashatse, abantu bari muri diaspora mukenewe kuryama, n'abantu bari mu Rwanda mukeneye gusohoka. Mujye muza hano Classic. Mukozi utirukana. Ni CEO. Mujye muza kabisa hano babahe service nziza kuri Classic Hotel Kicukiro. Hano hafi neza Sonatube. N'ahantu hiranga bagira n'igisope kiza kwa gatanu. Ubwo kukaba gaciyemo. Dukomeze rero. Jean Paul, nabonye wakoze inkuru ya Djihad irebwa n'abantu benshi rwose batari bakeya, kandi n'ubu baracyakomeza kuyireba, ariko igitumye nshaka kuyigarura no kugira ngo ndagenda nsoma n'ibitekerezo abantu batanze. Ariko nagira ngo mpereye ku hantu hamwe. Waratunguwe? Ayenda se ndavuga ngo waratunguwe. Ibyo twari twaganiriye byinshi wari wabivuze, ariko ni iki cyagutunguye muri uru rubanza rwa Djihad na bagenzi be mu isomwa ry'urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo? Cyambere nuko uru rubanza dushatse twarwitirira Djihad nubwo atari we kizigenza muri uru rubanza ni Patrick witwa Pazo. Ari naho namwise Pizo, barambwira ngo hoya wana ngo ni Pazo si Pizo. Impamvu rwitirirwa Pazo
nuko ari we wajugunye ariya amashusho hanze bwa mbere kuko yari afite password ya yampano rero impamvu rwitirirwa Djihad nuko ari we figa urimo niwe munini urimo public figure niwe uzwi cyane urimo niwe papa w'abashu akaba na mama w'abashu hose n'imbera byombi niyo mpamvu rero rwitirirwa Djihad rero usubiye ku cyo warubajije nta kintu na gito cyavugiwemo cyantunguye rwose kubera iki kubera ko abaregwa ubwabo bose bafite aho bahuriye n'amashusho bose se bose uko ari bane noneho ariya mashusho ayankanze cyane nakora ku bihugu bine ari byo u Rwanda, Burundi, Kongo na Uganda. ubwo bihereye kuki tipe witwa François Xavier iyo yaguhaga iyo shusho wamuhaga ibiceri 200 ariko fata ibiceri 200 ukube n'ibihumbi 100 byaya mwaka umunsi umwe nangahe yaba ari menshi none se ugabanya ibihumbi 100 baya mwaka iyo umucamanza avuga ngo yaguhaga video ukamuha ibiceri 200 ugira ngo n'abantu bake n'amafaranga make ariko kirangageza ko hari imbuga eshatu Papi Nesta Nestor yari afite urubuga ariko François Xavier akavuga ko iyo telefone mu by'ukuri ari iye ko ariko atari wayikoreshaga nk'urugero nkaba afite telefone yawe nyikoresha ariko ibyo nyikoresha bikakwitirirwa atari wowe ariko nta kimenyetso cyerekana ko koko atari Xavier wari uyifite kandi anafatwa yarayifatanywe niwe wari uyifite bivuze ko yigizaga nkana ni kopi igizaga nkana hanyuma hari ibindi twagiye twumva mu rukiko ubwo nagira ngo dufashe abantu kugenda basobanukirwa akantu kandi kuko muri reportage wakoze ntiwari kubikora byose ubu ni ukugira ngo ngaruke abantu basobanukirwe neza kanya nko kuri Djihad kuvuze ngo urubanza ndushaka ruzamwitirirwe kuko ari we public figure aguze urubanza rwitiriwe bagosora harya umwe harya Colonel bagosora harya yaburaniye muri Arusha yaburaniye Arusha ariko nyine habaga harimo abantu nk'umunani ariko rukaba we rwitirirwa kubera ari we muni ufite izina rizwi Colonel yarafite izina rizwi hanyuma reka rwa Tom byabagamba kandi urabona harimo na Rusagara ariko havugwaga cyane Tom kandi Rusagara ari general undi ari na Colonel undi ari Colonel reka tugaruka ku byo twivugiraga ibyo tubyihorere ntago ari byo tuvugaho uyu munsi bigarukire ku rwa Djihad byigeze kuvuga mu rukiko ko iryo zina rishobora kuba atari we ari umuntu wiyise Djihad ngo gatanga iyo video kuri WhatsApp group ibyo byo urukiko ntago rwigeze rubirebaho hari umukobwa wa muri Amerika yitwa Nderi wa mukobwa utanga amashusho Odette na Semuhungu ni umutangabuhamya nta hantu avuga ngo Djihad noneho na Odette nta hantu amuvuga noneho Djihad akavuga atariko mukunda kuvuga ko Djihad ari mu bantu bahawe ayo mashusho ati kandi nta noneho na yampano ubwe ntabwo yareze Djihad ati ngewe hano mpari nka Cyprien ntabwo mpari nka Djihad waravuze ati ndi hano nka Cyprien byabera ntibyo ngewe nzajya mwita uzabakiriho wowe rimwe na rimwe so ujye uvuga ngo harya ngo ujye uvuga ngo icyaro ukuntu kavuga mu Giswahili sinibuka neza hapo natinya none rega nawe watinya ariko uzi iyo afite iriya kanzu yeba hari imbere na ya ngofero bayikuyemo ikuri imbere avuga ati harashye none se urumva wamurenganya uzi ingofero nagiyeho ngewe wowe urumva wamurenganya ashobora kuba yararebye avuga ati ikibuga kirakomeye yarase namubwiraga ko ndi mu bantu bamaze kuburana imanza nyinshi akabihakana ariko hari ibimenyetso zamenyekanye n'izitaramenyekanye none se hari akandi kantu ubwo ko ni kamwe hari ikindi kintu wavuzeho nshaka kumenya ibisobanuro byacyo neza ni ikintu abantu batari baramenye kuvuga ko Djihad umwe mu bamubazaga ibibazo ni umuntu utari waravuzwe ni ubwa mbere navuzwe amenyekanye mu isomwa ry'icyemezo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ngira ngo twese turamuzi niwe muntu wakoranaga na Djihad ubuzima bwa buri munsi niwe wamubazaga mu bibazo ukaba wamwe ngo ntibyagutunguye wari ubizi kubera ko nageze umuntu twakoranye nge nita mubi witwa harya yitwa ndi Rukundo Emmanuel ariko man aya mazina mugenda mwita ngo banyawe ngo ba Djihad ngo ba Papi ngo ariko wigitinda icyo tugaruka ku byo twivugiraga ibyo twivugiraga se nyine si yakubwiraga ntabwo byantunguye kuko nanjye
nyawe yari umutangabuhamya w'ubushinjacyaha. Urumva rero ngewe nyumva ko Okimu wakoranaga na Djihad yaba ari we wamushinje, anavuga ko amashusho ayabona bwa mbere ayabonye muri telefone ya Djihad, mu gihe Djihad yahakana umutangabuhamya w'akaba Okimu, bihita byumvikana mu buryo bworoshye. No kubyumva ndabyumva kuko nge byambayeho ndi umuhamya. Ariko se buriya ku mugani none se basobanuye mu cyemezo birambuye ko byagenze. Okimu yari yarabanje gutoroka, banavugaga ko hari telefone ya Djihad afite, kandi umva iyo uri bije gusaka no gufata umuntu ibiki bikeneye ni telefone kugira ngo ujye muri cyber. Nyuma rero afashwe niwe watanze ubwinu, amaze gutanga ubwinu ararekurwa. None uyu munsi Okimu azanagarukaho mu rubanza inshuro nyinshi kubera ni ipfundo. Niwe kizigenza, niwe kizigenza muri muzika. Oya ni mu rubanza Rwanda rwa uzaba kiriho Spiriye ari nawe uruyoboye kuko ari ufite izina rinini. Hanyuma rero ubu ngubu hari ikintu yenda muri reportage yawe wavuze uti hari ibintu bibiri bishoboka, kuko ubu ngubu ibitazagaruka ni ibijyanye n'ifungwa n'ifungurwa. Byo byarangiye, ari n'ukuntu bisobanuye uti umucamanza waruburanishije aha ntazagaruka. Ubu ikigiye gukurikirwaho ni ukuburana mu mizi. Ariko icyo nshaka kugarukaho ni ahantu wavuze ngo hari ibintu bibiri, ashobora kuburanira mu rukiko rukuru cyangwa mu rukiko rw'ibanze hariya mu Kagarama. Urukiko rwisumbuye cyangwa urw'ibanze. Urangije avuga ati ndasaba abamukunda bamusabire bazamuye kuburanira mu rukiko rw'ibanze. Aho hantu naho hansobanurira neza, avuze ibintu by'imyaka uko ugenda isumbana kugira ngo abantu nabo babyumve neza ku mugani wawe, bumve n'amahirwe afite hamwe cyangwa ahandi. Tribunal de base nyine ni urukiko rwa mbere rw'ibanze ruba ruburanisha ibyaha bisa nk'ibyoroshye. Mu nyoroshye haba harimo abantu baburana ibyaha nyine bidakakaye. Rero iyo umucamanza yabonye ukundi inyito z'ibyaha zigahinduka, ushobora kwisanga uri kuburana mu rukiko ruhagurukira mu myaka 7. Ubwo rero iyo myaka 7 ikaba yateza ikibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. No kuvuga ngo buriya aramutse agiye nko kuburanira hariya Nyarugenge, byaba bigiye guhagurukira mu myaka 7 gutyo. Agiye hariya yahera muri 5 n'7 n'amande akazamuka bibaye ihazabu ihazabu mu gihe yabatsinzwe n'urubanza. Urabona oye amahirwe menshi yashyira heza. Ugize prediction yawe irakwereka ko amahirwe menshi ashobora kujya he. Ashobora kuzajya Kicukiro. Niho yaba afite amahirwe menshi. Ese Jean Paul, uru rubanza hari umuntu wanditse hano muri comment aravuga ngo kandebe nyisome neza. Yavuze ngo uvuze ukuri, urubyiruko rwabuze akazi niyo mpamvu birirwa kuri social media bakora research z'ubwambure bw'abantu ngo bacuruze, birababaje cyane. Ariko ubwo ndashaka kuganisha kuri icyo kintu wavuze. Uru rubanza nkuru rukwiye gusigirira rehe somo yenda aba public figure, abajene muri rusange. Ikindi ariko ubwo bino binanyibukije urubanza wigeze kumbwira, buriya imanza ziba ariko tuzagenda tuziganiraho kugira ngo zigishe abantu, rw'umuntu wafunzwe kubera yakinishaga amashusho y'urukozasoni, agafata abakobwa akabeshyira bakayakinira hano ariko kayacuruza kuri wa mushinwa badu ni badu akayigira kuri. Ibyo ni ibintu abantu batazi ko biba. Erega buri ubutabera bwo mu Rwanda buri ibintu bihambaye. Inzu ku Gisozi ni ibintu bihambaye, ibintu biba hano iwacu. Nimwe buri ubutabera buhangana n'ibintu bihambaye. Bari barakodesheje inzu ku Gisozi, barangije bagashyiramo abakobwa bakabishyura bagakina pornography, amashusho ariko ntacuruzwe hehe mu Rwanda, agacuruzwa kure mu bindi bihugu, ariko yakiniwe hehe hano. Abo ngabo rero ari umugabo ujya uvuga ngo ukuboko k'ubutabera kwabagezeho. Kubaka kubitabera. Garuka kuri icyo rero nari nkubajije, ubundi tuze no kujya ku yindi nkuru. Bikwiye gusigira iheso. Iyo urebye abantu barenga 1000, Papinesta akaba afite abarenga 6,000, wa muhungu wundi nawe akaba afite abandi, bikwereka ko dushobora kuba dufite ikibazo cy'ubushomeri kitagaragara, kandi ugasanga abantu barirarira bakerekana ko nta kibazo dufite, nyamara kirahari.
ngewe njya mbireba nk'iyo nk'umumotari akoze impanuka ugahita ubona abantu barenga 200 kwibaza abantu bari hehe ubundi. So ubushomeri iyo mbonye abantu birirwa ku mbuga z'ubusa, imbuga ziri aho zitagira icyo zikumara ahubwo zigukururira kwinjira mu ngororero. Ariko se wemeranya n'umutima wawe ko imbuga nkoranyambaga ntacyo zimaze, ahubwo zikoreshwa uzikoresha kuzikoresha nabi. No mu Rwanda bazikoresha nabi. None se muri Australia Prime Minister utekereza ko atayobewe ko ari nziza? Se ko cyaje itegeko rihana abana bato bazikoresha bajya kuri gukoresha uburyo bwa YouTube. Social media ntabwo ari nziza ku muntu muto, ntabwo ari mbi, ahubwo uvuga ngo ukizikoresha. Zikoreshwa gute? Zikoreshe neza. Zirakumarira iki? We zikoreshe neza. Umuntu yegeze gufata ifoto, umufata ukuboko, nk'iyo foto ufashe irakumarira iki? Bagufunze. Turumemba ntibuka umwaka, ariko ushobora kuba ari nko u Rwanda rwarebukaga nko ku ishuri ya 20. Mukuru w'igihugu ajya ikorana n'abajene urugendo rukagera stade. Hari agasore kaciye mu ruhumye babasore kajya gushaka gufata selfie. Ngo azemo n'abari muri Sinombaza uko byagenze. Yari kubura ifoto y'umukuru w'igihugu agafata amafoto yenda akayegeranya. Cyangwa akabwira umufotografe aho tuze kumukubita agafoto. Ubwo se wabwira president ngo aze kubwo ifoto yafoto president ko ari wo mufoto. Nyine urumva hari ibintu wikururira bitari ngombwa. Ngewe ifoto ya selfie umukuru w'igihugu ko muzi uyimwatse ko atayikwima ko neze kubona avaza akabaho. Yahuye n'abantu n'ubundi afata bene ari amafoto rwose barifotoza nta kibazo. Ngaho garuka ku byo twaganiragaho. Ibyo twaganiraga nuko ibi byose na Djihad ibintu by'imihanda, imihanda yo muri Kigali iranyerera. Iyo mbonye abantu 1000 bari ku rubuga rwitwa ngo muponyonyo, urubuga rwakozwe na Eric, ariko yajya kona akabona harajyamo ibintu binyerera ngo agakora left agahita avamo. Eric ubu ni kureba ni mubi nawe ngo mu gukreye imbuga, ariko arabashuka akazikora ntazibemo. Ariko nibyo niba yabonye se bari kuzikoresha nabi agomba kubahunga. Yewe nari nzi ko nyonya ari ibere, arambwira ngo ibi ngo ni ikigande. Ni ikigande. Ariko ubanza ibi bintu ibintu by'ubutabera ubanza byumva cyane kabisa. Naho nsoma urumva ejo inkuru warayikoze. Ariko nza no kujya kureba ku gihe. Ku gihe iyo banditse. Yari yanditswe na Emingirango. No, Theos widuhaye. Ariko comment ya mbere yagiyeho ngo shango byose babivuze nkuko Jean Paul Nkundineza yari yatubwiye. Buryo se singiye dore gisome ngiki. Ebana asize amasaha 10 ibi bintu banze ubyumva neza. Urayibona? Ndisubirira ku gihe. Meri waje tukagaruka Meri nangarure mu kibuga wawe. Murinda bigwi se? Murinda bigwi ni muzima cyane. Murinda bigwi ni muzima cyane. Abantu bigeze kuma inkuru ngo nkora inkuru imunyereza. Ndababwira nti aho hantu ndahakora wana. Ikirere cyari cyanyereye cyo ku gihe. Ubu se Jean Paul twitege iki mwibura mu mizi? Mu gihe cy'imizi wahoze utanga prediction ko abantu ushobora kuba mu kwezi kwa 4 waba uri kunkoresha nka Magayane ko Magayane ibintu yavuze byabaye ariko we ntabe. Nkomeze mvuge biba shiduke na buri wirengero mukora inkuru ngo Jean Paul yabuze. Yewe ni yoya uburi. Ese utekereza nk'ubu ibintu mvuga nubwo bitabigize ibyaha ariko bimviriyemo kuba nka Maduro se utekereza ko yakoze ibyaha? Iriya petroli iri muri iriya nyanja. Yazize petroli, wese ufite petroli. Ariko mane yanjye ngo abanyavenezuela ngo bajyana ngo muri Amerika ibiyobya gute n'umutekano wo ku butaka wa Americans. Oya ariko afite petroli nyinshi kandi yari yimwimye agomba kubizira rero. Kadafi se yazize iki? Yazize kuba ndigabo. Ubu rero wo muri Saddam se yazize iki? Ushobora kuba uri kunkoresha ibintu bizajya bituma shobora kuzajya mvugwa nka Magayane. Ngewe ntago nshobora nta nubwo nakwemerera ko utangaza ibintu bigize ibyaha. Utekereza ko Magayane yavuze ibyaha? Ntabwo muzi sina. Magayane yavuze ko inka zizaza muri ropo saa 6 zituruka mu bice bitandukanye, abantu bose bashidutse zibyagiye muri ya ropo yo mu mujyi. Ese ariko ubundi yabaye cyangwa ni fiction nk'inkuru ya Ngunda? N'umunyaruhengeri avuka Kigombe. Ngewe ari gihe babivuga nkagira ngo ni inkuru nk'iya Ngunda. No Magayane yabayeho. Jean Paul ukeneye kunyereka ikimenyetso kinyereka ko yabayeho. None se indege nterera yarayivuze ko izahanukira Masaka. Yavuze indege gutyo. Yavuze igisiga ati kizahanuka ariko gikurikirwe n'imbaga y'abantu. Shabye ntago cyakora urasabwa kumpa ibimenyetso byerekana ko yabayeho. Yavuze n'umuhanda wo mu Bugesera kuzabaho.
ubundi abanyabugesera bawumvaga nk'amateka. Birasaba ngo uzanyereke ubundi se yaratuye ngo Musanze yari nako mu Ruhengeri kera n'umunyaruhengeri yego. Sha birasaba kuzambwira njye mbyumva nkagira ngo abantu bazi Magayane bamuzi babanye nawe bakuze bose sabasaza niba nabasaza ariko byibura dushobora kubona abantu bavuga bati dore none se abantu bazaho yavukaga mu murenge no mu Ruhengeri ujya wowe uretse ko ibyo wumvise Kigombe n'umunyaruhengeri ibyo nibyo wumvise Kigombe hariya mu mujyi nyine n'umunyakiri n'umunyamujyi wahangara Habyarimana utari umunyamugese uzi ko yavukaga mu Kidegese reka twigarukire ku byo twigarukire se ko bishobora kuba ariyo comment ahubwo izayambere tujya aho ngaho urabona prediction ikwereka iki mu gihe cyiburanisha mu mizi prediction bageze amahirwe habaho ubuhuza ariko se yampanaje mu buhuza ahubwo bikarangira bahamusize kuko ubuhuza muvugisha ukuri kandi urabona ko muri no minsi leta irimo irashyira imbaraga mu buhuza yabushyize mu buhuza ariko yampano niwe kashi ahubwo nawe numvise ngo yerezwe muri RIB wa mukobwa we ko yaramureze muri RIB ngo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa nyuma yo gusambana bararekanye ariko arangije aranamukubita wowe bwawe ntitwabivuze hano avuga buryo yatandukanye bose batandukanye avuga ngo yabanye n'inzoka ngo yaramukubise umukobwa ngo yarareze ariko RIB ntituramenya ariko amakuru ari hanze erega ya mpano ni ya mpano igizwe na ya mpano na kubera na n'iriya myambarire na kuri yaririmba na kuri yavuga umeze avuga nk'umuntu ubura akantu kuntu nyine yabivuga ukanyataka abantu aho ngaho bahita bakuvuga ngo nawe aho ngaho utangiye kurengera none se niba hajemo ibintu byo gukubita bite n'ibiki agiye kwigira PDDC twe kubivugaho cyane kubera ko nta rwego rurakonfirima yuko ariko biri kuri social media no kugira ngo tubivugeho abantu barabyumva ariko yabaye byajemo gukubita no gukomeretsa nawe yaba yarengereye azi uburyo uburemere bw'icyaha bugoye ariko wivugiraga ku bijyanye uvuga uti bibaye byiza hazamo ubuhuza kuko ntabwo u Rwanda rufite inyungu mu gufunga ba Djihad ubwo ni ubutabera ubutabera bukorera heza mu Rwanda bukoresha iyi ngengo y'imari ya leta y'u Rwanda ubuse Maduro yafashwe nande na Trump leta y'Amerika umushinjacyaha nawe ahita yikomanga mu gatuza ngo abonye ikiraka ariko yaburanye bati ngenda cyari perezida kandi ndi umwere arimo araburanirwa n'umwavoka waburaniraga Assange wabirebye se ibyo tuzabigaruka ejo bundi tuzakora akadocumentary kabisobanurira abantu neza kugira ngo bumve imvo n'imvano bira ni ikibazo cyatangiye kera bumve na habarimo za Geopolitical zo mu rwego rwo hejuru yakangutse ko bamufasha aryamye basha nanafite confidence nyinshi ariko nyine yararenga nako nukuri nge niho mpagaze arazira nyine ubwirasi bwa bimwe muri bira bihugu biri aho ngaho sana ubwirasi bwa Trump bira bihugu ariko ntabwo rega Amerika bwa mbere bikoze yesi yatwaye se no muri Panama ejo bundi ari imyaka ishize uyu perezida w'Ubufaransa agiye muri Cote d'Ivoire nyina buriya ntuza Trump yanyeganyeza Putin akamushitura kuri gira ibyo utinyuka yanyeganyeza Kim Jong Un yanabirota mu nzozi yanyeganyeza Jinping ibyo ntiyabirota minisitiri w'intebe w'Ubuyapani ariko yamutwara yasimbizi nawe afite ariko ntiyapfa gutinyuka ajya werega bajya ahantu amaboko magufi ariko n'abafaransa barabikoze hano muri Cote d'Ivoire ejo bundi batwaye Gbagbo nuko bakamujyanira he nuko yaburanye akavayo bamuvanye muri douche yambaye n'isengeri baramusohora mu rugo bari bihugu ibyo tubyihorere bidatuma tujya mu kindi kiganiro hagati aho ngaho mu kiganiro cy'uyu munsi kwagira ngo tubahe update kuri ibyo bintu ubuhuza burashoboka ariko no kubuhuza bushobora kuba yampana akahasigara abandi bagataha butabayeho no kujya mu mizi butabayeho no kuburana umuhenerezo bakabikitegererezo mu bandi ku buryo ibintu by'amafoto y'urukozasoni batongera umuntu kubitekereza na gato yego hari abantu bavuze ngo ariko Jean Paul nawe wakinnye ku mubyimba Djihad bavuga ngo akagoma kajyane muri gereza niwo babyivugiye ngo banyumve neza s'il sinzi niba ariko izo comment boze boye gushaka ntuzenda ijwi akarikoramo kugira ngo batadutera strike nabyihorere bigeze kubivuga ariko yivugiye Djihad ati mwabagingamo muhora muvuga ngo nzafungwa ati nanafunzwa abashu namanukana akagoma kanje iryo jwi ntabwo urizi ndarizi none se ni Jean Paul nawe wavuze ati nta muntu ukina ahantu harakaze nta muntu ukina n'akagoma ni kagereza harakaze byatari cyane
hari n'umuntu witwa Dushimimana Alphonse wavuze ngo abyihoreresha no kuri RIB uraharara bugacya wahahamutse nkanswe muri gereza. Urajyana ngo akagoma. Mana akagoma. Njya numva abantu bavuga ngo ngewe ngo tuzaburana paka ukagurisha inka uburana ihene. Uragira ngo umwemeze. Ibintu byo kwemezanya mujyana abantu muri gereza ntabwo ari byo. Uzamarira ari kuririrwa mu rukiko. Nyina wa Djihad ntabwo nari nzi ko afite umumama ukiri muto. Hari n'abantu bavuze ngo kuki tutamwerekanye. Ni umumama witandiye gisiramu kazi. Uramwerekanira iki se? Nta mpamvu yo kumwerekana. Winzo usanzwe unamuzi na mbere. Aramuzi rikereka. Amakuru ufite. Okimu ngo nawe asigaranye ibintu byose bya Djihad ngo yarazi ko ari muzima. Djihad ntabwo azi ibyo yamukoreye. Yabiyoberwa gute se imyanzuro y'urukiko ntayibona? Ubwo rero azabimwaka. Hari umuntu wavuze ngo yitwa Rainforest ati Dr Murangira Thierry yabagiriye inama inshuro nyinshi wanze kumva yumviye ijeri urugendo shuri rubagwe neza bazaze barahindutse. Umugabo nawe ntiyoroshye. Nawe ntiyoroshye. Kandi koko Murangira yabivuze keshe RIB yagiye itera kamu. Kandi uyu munsi byahitanye Djihad kugira ngo abere abandi akabarore hirindwa hatagira undi bitwara. Ari none bakubwiye ngo wambaye neza undi ati Djihad aratubabaje cyane. Hanyuma uyu nguyu witwa Kaju ati abashaka kwigenga mu bitera soni bazimuke hari ibihugu byinshi bajyamo ariko nta gihugu na kimwe nzi ku isi gitorera ibintu bijyanye na nudité. Reba Jamaica iriya music bashyize ibibono hanze uko baba bameze. Muri music biratandukanye. Hari n'ibihugu bimwe na bimwe bifunga indirimbo ntizitambuke. Ni Bugande bajya bazihagarika ntizitambuke. Mvuze Jamaica, mvuze za Colombia, mvuze za Venezuela. Nabo ntibabitorera. Brazil. Nabo ntibabitorera burya hari ibyo batemera. Imiziki yitwa samba uzi ukuntu ibyinwa. Hari ibyo nabo batemera. Hari ibyo nabo batemera nta gihugu na kimwe ndabona gipfa kibyemera. Yenda bayeberekana ibyo ari giye bakurekera freedom yawe n'iki ariko ntibabura kukujora. Jean Paul reka dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi ku rubanza rundi narwo rw'umusore witwa Toxxyk witeze iki mu rubanza rwe. Ni urubanza agira ngo ukurikije igihe yafatiwe bisa nkaho byatinze ko bamugeza mu butabera mu kuburana. Toxxyk yafashwe ku gicamunsi cyo kuri 20 amaze iminsi 17 muri kasho ya RIB ahantu hatazwi cyangwa muri kasho ya polisi nako ahantu hatazwi. Azaburana mu buryo butunguranye. Harazwi kuko ari muri polisi. Yo mu Rwanda. Karongi. Simbizi. Sawa. Ariko ari muri kasho ya polisi station itazwi. Ariko ushatse wabaza Rutikanga yayikubwira. Ntabwo ari ngombwa. Baracyari gukora iperereza. Cyo tuze nuko polisi yemeje ko imufite. Ikindi Toxxyk kuba yaragonze uriya mupolisi adafite perimi azafungwa. Ubundi narize ko hazabamo kopi akaba yacibwa amande nk'impanuka ariko agomba kugera imageragere akajya gusogongera muri kiriya gihugu akaba umwe mu byamamare bihaciye nyuma yanjye. Kandi baravuze ko ayamugwanze nta atari ku bushake. Adafite iki? Adafite iki? Ariko wigeze adafite perimi ariko se itegeko rishyashya aribonye rya perimi. Yarivuga iki? Azajya baca 100,000 ubundi afungwe n'iminsi 15 ngira ngo gutyo ibintu. Umuntu uzajya ufatwa atwaye imodoka nta perimi? Nta perimi. Azajya acibwa amande ubundi 100,000 sa perimi yaretse 15 byakomeye ahubwo. Mbere yari amande ya 50. Nyine byarakomeye. Ariko uzajya ubyemezwa n'urukiko. Sura mu umucamanza wagutagatifuza waratwaye imodoka udafite perimi ninde? Ntawubaho. Toxxyk nyine yabaye umunajyu kurusha kuba umunyamugi. Ni gute utwara imodoka imyaka irenga 5 nta ni Burundi ufite? Ndibura da ngo bayihere. Ubyibura ngo bayihere. Se no mubirigi nyina no mukongomani. Koko buremo nimwe muri izo kwe. Hagize kwirara. Bihaye ubutumwa umupolisi nazajya ahagarika na vewe itajya mwaka perimi kuko ushobora gutwara vewe turi sakina. Ibyo nuko. Kandi utwaye Toyota Limited ikintu mwaka perimi. Hari ukuntu nyine batinyamo amamodoka manini ahenze. Ngo base ngo urayabura perimi atwaye vewe iti yego yayibura. Witeze iki mu rubanza rwe uretse yakwavuze ariko avuze ngo azajya imageragere nyine numva Imana izamworohereze inyito z'ibyaha zibe zoroshye. Atazahera mu rwisumbuye agahera muri za 25 na za Burundu. Byibura ahere nko mu rwibanze. Ahere mu rwibiri kugera muri 5. Byibura aho ngaho bashobora no kumusubikira yagaragaje neza
kwitwara neza. Wagaragaza iki kwa polisi ivuga ko yatangiye yabanje yamaze no gufata amashusho ahantu yanywereye ngo bakabona arimo ngo kunywa amashoti buri kanya yanywa nk'uwiyahura ngo hanyuma be bajya no kumusaka bakahasanga urumogi. Biriya bintu ko bibabaje. Umwana abantu mwegereye bamusabire kandi nizere ko yamaze gukayuka nta nzoga iri kiri mu mubiri ubu nibwo ari kwibuka icyo yakoze ko atari sawa. Ariko wamugiriye inama uti nagera imbere y'umucamanza azaryame hasi azibeshya ajye gushaka nyemba muca amadolari 10,000 narangiza kandi afungwa nagenda ya saving azayaguremo imigati kwa Nyirangarama gusura byarahagaze. Erego urasa nkaho uciye itegeko ko azafungwa. Bazamufunga amade yenda bazagabanya ariko iki wega kuri wowe umva ibyari gutuma agabanyirizwa byose yabineyemo. Mbega wowe muhuye wamubwira uti ntugera hariya ntuzahagarara uzapfukama ahubwo. Dore ikintu cyari gutuma agabanyirizwa nuko kugonga umupolisi agahita ajya Kacyiru kwirega muri polisi. Cyari gutuma agabanyirizwa nuko yari kugonga agahita agenda akaryamiwe. Baza bakamusanga bakavuga ko yarananiwe yanze kwirirwa gora leta ati iwanjye murahaza. Cyangwa se akanafata telefone akabahamagara wa mugabo wishe Diane uhamagaye polisi ko amaze kwica Diane wo mu Bubiligi. Rero kuba yaratorotse ari mu muhanda mpuzamahanga werekeza mu bihugu by'amahanga nta muntu wari uzi aho agiye. Ariko agiye agapfukama akavuga ati munyakubaho perezida wiburanisha w'urubanza ndapfukamye ndatakambye. Aricyo byamumarira niba yaragize umwavoka w'umuhanga ibyo barabikoze mu mabazwa ariko niba yaragize umwavoka ushaka kumuburanira kugera urubanza rubaye itegeko yamugiriye inama mbi natuza akora uburoko. Eri urakoze kudufukamira ndabona reka dusoreze aha ngaha izi updates z'uyu munsi. Kuwa kane tuzongera tuganire birambuye ku rubanza rwa Bahame. Ngira ngo ejo wari waruvuzeho bihagije. Tuzongera turuganireho kuwa kane azajya kurukurikirana. Nyuma y'iki cyumweru gitaha tuzaganira nawe no kuri wowe za episode ndashaka guhera kuwa mbere. Nutarakora subscribe nayikande kuko guhera kuwa mbere twageze. Guhera kuwa mbere nibwo tuzabiganiraho kubera ko ntitwabasha kubikora kubera ko Jean Paul yabuze mu byara we. Ubwo ngubwo Paul sana hano karamwirengeje. Paul sana kabisa wihangane niko bigenda. Yapfuye kuyambere man. Niwe ujye uvuga ngo no kujya gutegereza izuka. Ubwo nyine tuzahora mu cyumweru. Yagiye kudutegurira aho tuzaba hanyuma. Oya ntago ari uhategura. Ariko tuzasanga ari nka meya. Simbizi ariko Yesu nyine ibyo yatubwiye niwe byo twizera. Ariko ose niba ari umushoferi azaba meya hariya. Bizaterwa n'igihe uzagirayo kumusanga. Hamaze imyaka 10 kagiye nyuma y'imyaka 10 wasanga afite akarere ayowe. Jean Paul joking ukagira no muri ibyo koko. Surambwira ngo wagenda ugapfa ko kanya ugahita ugenda ugakaba. Kigira ye musare bw'ikese. Ere gushatse gufata ubuzima bwo kwisi ubupestinga hari. Ni change gusihinduka. Bibiliya iravuga ngo abapfuye ntacyo bakizi. Ariko nanjye bireka bango natwe bazaba bakiriho. Muzakomeza mukumbagurike tubarebera kure. Ere guri kwisi ugomba kubaho ni muri ups and downs. Nuko bavuga bivuze nk'umupfumu ngiye numvaga kubera ko akantu numvaga nizeye konyine kazamufasha ni kandi yuko ari amazina yavuzwe atari ariko nanone wasubiza inyuma wareba iri ya groupe n'ama video basanze ngo ari 57 n'abantu igihumbi barujoining ukavuga uti kejo ni ushobora kuzarokoka muri rubanza abandi bose bazakora urubanza kandi nawe nabiyemeraho bazamushinja akorana uburoko nabo mu mizi. Ariko ntubona defo irimo ko aba bajene nabo bagiye banaterana amagambo ubwabo buresa nkaho batanashyize hamwe. Ntabwo bashyize hamwe. Bisa nkaho bari abandi bishyizemo Djihad. Djihad ushobora gusanga batanaziranye kuko Djihad yararigeze ku rwego rwo kutamenyana na Kejon. Ndabeshye. Oya gute satamenyana na Kejon. Kejon ni umuntu uzwi cyane mu myidagaduro nawe. Ako ntabwo muze mu bagweza atunga. Kandi Djihad yari yaragezeyo. Yaratuye Norvege aba muri etage afite n'imodoka ya $50,000,000. Ubwo se ninde waguhaye ako gaciro? Agaciro se? Nibwo yarakigura. Eric se ntiyabonye. Amasezerano warayabonye. Eric bamuhaye minjawo. Amasezerano warayabonye. Amakuru nyakura kwa Eric. Sha Eric uramubeshye. Yenda kwa Okimo yenda birashoboka niba Okimo yarayekubwiye birashoboka ariko Eric uramubeshye. Okimo no umugambanyi wa Djihad.
ntago ari umugambi mbese ni gute umuntu mukorana agaruka muri dosiye urego erega nawe bagukweze ariyo kujyana bakagushyira ku ipingu gakeye ukahita uvuga utabaye umutangabuhamya w'ubushinjacyaha mu rubanza rwanjye hari ukurusha ko tumenyana gusa ari umuntu wambwiye ngo nkwitondere tuburiya wagambaniwe byakwera ati baca muri mike ntisawane nanjye canye ku maso ndi mubi ko narabuze ngo yitwa ntihemuka iyo niyo mana yanjye yitwa ntihemuka nyine buriya nka Maduro ushobora gusanga muri batatu bafashwe harimo umwana n'umugore harimo umugambanyi we wamutanze Jean Paul urakoze ko nanguka bwa nyuma ari Mike uzanangura oya kambe nka Petero ya ni Petero harya Petero yavuze ngo aho ntuye ntuhazi aho tuye simpazi uri shuwasi duhurira classic hotel harya yitwa nde Petero yavuze ngo iki haturiya mugabo ntabwo muzi uzabaze mimimo baza ngo mutuye he ngo wamwibarije se none twahuriye Kibagabaga kandi utuye Kabeza niko Jean Paul uzi Petero bamubaza bati ariko uyu mugabo twahoze tumubona ari kumwe na Yesu ati uriya harya n'uwuhe muri kuvuga ati reka undi ataraza ati uyu muntu namubonye mvuga ngo Bayuda turi karakara Bayuda tugendana nabo Bayuda tugendana nabo ariko na Mr. Nese yaravuze ngo rafiki yako niwe adui yako urayize ndirimbo rafiki yako ni yeye rike wangu adui yako anyway reka dushimira abantu tuba tubishyiramo no gutebya ariko rimwe na rimwe nako se ubundi biraye uberika ngambaniye wabigira ibintu bya data tujye tuvuga mu buryo buri erega umuntu niwe ubukuzi ariko twongere tuvuge none mu buryo buri serious nkuko ejo bavuze reka noneho ejo ndi horakavuze ngo reka noneho ngiye mu busenguzi bwa nyabwo ngo izi video za ntuza muri kubona ngo hari abantu zishobora kuba zihuriye n'abarimo hari natwe reka tujye mu buryo bwa nyabyo turi abantu kugambanirana bibaho n'ubundi n'ibintu bibaho ariko abantu muri 2026 mwirinde guhemukirana kuko byanze bikunze urahemuka ukabisanga imbere kabisa uko bigenze uko akebigerera mu ndi nawe biragera ukakagererwamo uko byagenda kose rero ariko ntabwo twakwifuriza abantu bishimiye yiduwe abantu bishimiye yiduwe ubwo nyine nibaturemere hari n'abayinangura ariko nibaturemere bivuga ko tuzabamenyera ku mbuto zabo baturemere ejo bundi turahumeka isigada tugiye gushyiraho ka QR code ejo bundi mujye muturemera kandi abantu bashaka abantu bifuza ko twazana sheni ya showbiz Mike n'umuhanga muri showbiz bazatubwire niyobokamana ku buryo haba hacaho amakuru ya gospel ndetse n'amakuru ya showbiz kuri doziye musheni anyway urakoze rero hari umuntu ejo bundi ari umuntu nshaka ari kusaba imbabazi yarambwiye ngo waramunanguye mu kiganiro ndambwiye nti Jean Paul ntago yakuvuze yabaye yakuvuze atebya ubwo nibampora iki oya kuki ari kure gutekereza pare wawe se oya wapi ntago ari pare ni inshuti yanjye hari umuntu witwa Jimmy yarambwiye ati Jean Paul yigeze ntufusubiremo ibintu bavuze Jimmy yarambwiye ati Jean Paul koko amvugeho gutya na gutya koko inshuti yacu se Jimmy se ntumuzi uba muri Amerika Jimmy muri Just Family Jimmy rero niba dukurikira sidarenze ko yabaye Masaka mu nzu ya Sheikh yabaye Masaka ngo yabaye Masaka aba mu nzu Sheikh hagati yambwiye ngo nzamusuhuze Sheikh Hamza umuyobozi w'abayisilamu mu igororo rya Nyarugenge Sheikh ubutumwa bwawe ndabutanze Jimmy ngo ni umwana mwiza buriya ni umwana mwiza cyane Jimmy ni umwana mwiza cyane yaracyumvisha araseka yarasava ati Jean Paul nawe nzi koko nawe agwe mu mutego wa bantu babaginga bavugaga ibintu ko ari Jimmy wa wundi Jimmy ahubwo Jimmy ndashonje niye nanyihereye Jimmy original muri Zimbabwe se Zambia niba atari Zimbabwe niba atari Malawi ni Zambia barakora uruganda rukaze muri Zambia na muri Zimbabwe rukaze okay ariko twazagiye ku rufoto wallahi tugomba kujyayo Jimmy ariko ntabwo tuzaco hasi twagiye muri Malawi muri Zambia turananirwa no guca mu ndege ni mu ndege ndashaka kwigira hamwe bo barehembye Afrika za Zimbabwe anyway Jean Paul urakoze umunsi mwiza rero reka soza ambasaderi w'u Rwanda muri Zimbabwe ambasaderi Musoni James kandi nitujya muri Zimbabwe tuzamusura ku biro bye cyane rwose tuganirize umuntu wa bien sana uyu mwaka tuzajya mu Bushinwa no muri Zimbabwe uyu mwaka ngomba gusura Zambia aba abanyarwanda benshi bo gusura Zimbabwe ngomba kujya Malawi i Bujumbura mu Burundi ni Bujumbura na Kampala no mu Bushinwa ukaganira n'abanyarwanda benshi bari hari Guangzhou
na perezida wabo yitwa Leon Nambovipe niwe perezida wa diaspora hari Ambasaderi James Kimonyo umuntu wa bien muraho murakomeye Beijing niho urakoze Jean Paul umunsi mwiza na wewe pia